bavandimwe rero ikindi cya gatatu kiranga ubu kwizera k'ukuri, navuze ko uwizera ukuri uko biri bivuga by'ukuri bitari ugushidikanya ngo ese ubu ngo ntabwo nzi uko bizajya, urakizwe nyine ukabimenya. ariko ninde muntu utamenya icyago yakiza? ninde muntu wakora agisida akavayo ayikize atahagira umutima udaterera hejuru? wowe mu buryo bw'umwuka uvuga ko wabyawe ubwa kabiri, usigaye noneho ufite amaso abasha kureba akaga kari kakuriho mu buryo bw'umwuka, umujinya w'Imana wari ukuga kano, urupfu rw'iteka wari rugutegereje, kubohwa na ya kamere mbi y'icyaha ikomoka kwa Adamu twavugaga, hanyuma ukabikira ayo majanja yose y'intare ukayakurwamo, ugakurwamo ubumara bw'inzoka n'urubori rw'icyaha, nubona ahantu hakomeretse, nubone ibimenyetso bihamya, ntugire inkovu na zimwe zigaragaza icyo kintu cyari cyagushinze amajanja. Ibyo ntabwo bishoboka. Usibye kwizera k'ukuri, icya kabiri guhindukirira Imana, ugasiga uwo wari warega. Umuntu ahindukira afite hari aho warebaga, hari aho uhindukiye kureba. Aho warebaga hari izihe nzozi, hari ikihe cyerekezo? Ni ibiki ushyira muri salo mu cyumba iwawe ngo kugira ngo urebeho bibe ngo motivations? Role models bawe ni bande? Ni intwari zo kwizera mu Baheburayo 11. Mu cyumba cyawe handitsemo Baheburayo 11 za ntwari zose, za zindi zabaga mu mahema ba Aburahamu. Ibi niko byagenze Aburahamu mu Itangiriro 15:6. Ziriya ntwari zose zo kwizera ni abantu mu Isezerano rya kera. Abantu bajya bavuga ngo ngiyo tuvuga ko kwizera gukizwa n'ubuntu kubwo binyuze mu kwizera ngo ni ibintu by'inzaduka. N'inzaduka gute? Abaheburayo 11 si lisiti, si hall of fame handitseho lisiti y'ibihangange byo kwizera, kandi byose ari byo mu Isezerano rya kera. Gusa ni gute umuntu avuga ko ari twe tubyadukanye? Babagaho baterera. Bavandimwe, ahantu providence Imana yaduteretse, niba uri mu kazi ni urugero, aho ngaho ubwo niba urahubona providence y'Imana, ibyo iha abayo uko ibishaka, urimo ubona byinshi, igakubaho nkaho utabifite. Nuko biri twigisha tugomba guhindukirira Imana. Abizeye nicyo kibaranga. Ntabwo mvuga ngo uhindukira Imana ubone ubugingo buhora, ntabwo wabona nta n'ibyo ushoboye. Wabishobora utese igihe tudasomye Abaroma 8. Iki ni ikimenyetso cya ka kwizera k'ukuri kwaje mu mutima. Ikindi, gukorera Imana usibye guhindukira, si uhindukiye gusa ngo watuye wizeye, guhihibikanira ukorera umwami w'abami. Reka nsome mwumve ngo ahubwo hose kwizera kwanyu kwaramamaye, nicyo gituma tutaruha tugira icyo tubabwira abantu, kuko ubwabo bajya bavuga uburyo twabasuye nuko mwahindukira Imana mwimuye ibigirwamana, ngo ku murongo wa 9 mubone uko mukorera Imana nyakuri kandi ihoraho. Hayongeraho ikintu cyo guhihibikanira ukorera umwami. Bavandimwe, ntabwo ari muri resitora hahandi abantu abenshi baza bakicara noneho ugahora ucekinga ngo reka turebe Emi yayoboye neza, runaka yakoze ibi, ese ibi byatunganye. Umuntu akajya agenda ukajya wumva ngo itorero ngo rifite ibibazo, niyo mpamvu narivuyemo. Iyo ubikemura se, iyo ukuramo inkweto ukajya mu bitaka ugakora ukabikemura. Umwana w'Imana wazuwe ufite kwa kwizera gusa k'ukuri, uwo muri we bavandimwe, ibisimbira ngo ubyihatemo byihigemo, ariko niba warizeye uzabibona. Ni ugukunda itorero akaba nk'agati gakubiranye, agakunda itorero ry'Imana atitaye ku nyungu abonamo, atitaye kuri aritari zihari, atitaye uko bimeze. Niyo mpamvu n'abantu mwirwamo umuntu akavuga ngo yarizeye ngo ariko aracyari mu idini, ariko kukwizera murakumutwerera kubera iki? Kubera amagambo. Ubuse Bibiliya ivuga ngo abenshi bazavuga mwami mwami, bavuga ubuntu bw'Imana. Ni iki gituma uyu muntu adahindukirira ngo avemo, aracyajya mu bigirwamana, aracyabipfukama imbere? Muranyumva? Ubwo navuye kuri rasitindwa indyarya zo ziyumva, ariko ndi kuri wa wundi uvuga ngo afite kwizera. Aracyajya gupfukamira ibigirwamana, arakigishwa ibinyoma, hanyuma ukavuga ngo yarizeye ngo nuko gusanga bataragira imbaraga. Kuki atagendaga gumi wabo se, areke kujya kwifatanya n'abanyabinyoma, nibura niba baba bamunanije. Ariko sinzi, ngira ngo hari ukuntu abantu bajya bibwira ko ubukristo ubu ngubu atari bwo ubukristo bwo mu kinyejana cya mbere. Ntabwo ari byo bavandimwe, ntabwo ari byo. Umuntu azaba kwanga natakubwiza ukuri. Ibyo bintu mu byumve. Ngo urumva ngo yakijwe akiri muri relationship, ngo ubwo se yayiva amate, ngo kandi ngo yakomereka amarangamutima. Ninde wakubwiye ko amarangamutima niba yafite Kristo atabasha kuyakiza? Nta nubwo icyo wagiteke. Umwana w'Imana wazutse by'ukuri
ubutumwa bwiza bwamugezeho by'ukuri, ngo ni uguhindukira ibigirwamana ukabitera umugongo. ubu budoze umva umwana w'Imana ukuntu bigenda wamaze kuzuka, asigara ibimunanira gukemura nyine muri Adamu wundi wa mbere ukimurimo, ari ibintu murabyumva ni wowe umubonye utapfa no kubona, yamara ari yo mu marangamutima, yamara ari urabyumva bya bindi agenda yeza ahungira ku Mana, asenga, agomba gutunganywa buri munsi, ariko mutega amatwi ibintu biri obvious kujya kwifatanya n'abanyabyaha, murabyumva ngaho kuba akiraha inshuti ze n'abapagani. Reba kuri screen hari abantu bajya postinga amafoto akavuga si umuntu ubu ukwizera kwe kurihe, afata mwene wabo cyangwa se kisimbizi wambaye ubusa, aravuga ngo iyo ni uburyo bwo kugira umubiri ikigirwamana, hanyuma akamupostinga, wamubaza ati si inshuti zanjye se, ngo ariko siko mushaka kuduca ku bantu. Okay, ntabwo ari njye sinshaka kuba gucaho, ariko ndagufasha ko urebe ko ubuzima bwawe buhuye n'ibyo watura, kuko nibwo bwonyine uzaba uri mukuri. Bavandimwe, icyo kintu tugomba kukimenya, guhindukira Imana no gukorera Imana. Wayikora urute se muri rya dini ry'ikinyoma? Wayikora urute wifatanya n'ibigirwamana utahindukiye? Imana y'ukuri imwe ihoraho iteka ryose, ukayisanga, icyo ni ikindi, ukajya ugakora ugahihibikana gushaka ko wamenya iby'ubushake bw'Imana, ugakora nyine icyo ari cyo cyose, niba akantu gatoya, nubwo yaba ari ugukura, nubwo yaba ari ugupurintinga, nubwo yaba ari buri kintu cyose, ushakisha ukuntu ugira icyo ukora shobuja. Uwo mutima uranga uwazutse, si ukwicara ngo twe baradusavinga ngo ngeze ndeba aho bimeze neza, oya. Ikindi ngo aravuga ngo no gutegereza umwana wayo uzava mu ijuru, uwo yazuye mu bapfuye ari we Yesu. Ikindi ni ibyiringiro umuntu afite ategereje umuzuko, ategereje kuzagaruka kwa Kristo. Umutima we ugahora ukumbuye ijuru, agahora avuga mu mutima we ati yaba yaraje uyu mwaka, yaba yaraje uyu munsi, iyi si ko kwizarangira. Akajya abona ikinyagihumbi cyangwa ikinyejana arimo yavukiye mu kinyejana kitari cyo, ni ukuvuga ngo kiramutama, kitandukanye n'uko abona ibintu bikwiye kuba bimeze, ku buryo iyo yumva ko ari umushyitsi n'umwimukira. Ngabo ba Aburahamu ba kera, ngabo ba Dawidi, ngabo ba Pawulo, ngabo ba Polikapi, ngabo abera bose b'Imana uko babagaho. Uko kwizera kutameze uko rero ni ukw'ikinyoma, ni ukw'igihimbano. Genda mu nzozi zawe urebe inshuro uhangayikishwa no kutarakira inzozi ufite, ukuntu uhora uvuga ngo urashaka ngo yeba nawe mbibonye nkazafasha abandi, ese wowe wakennye abandi bakazagufasha. Niba ukora bikore kubw'icyubahiro cya Kristo, atari urujijo mu mutima wawe ubizi ko ibintu ukora urimo kureba inyungu zawe. Bavandimwe rero, kwizera ngibyo ibiranga ibintu bine. Icya mbere, kwizera ubutumwa bwiza uko buri, guhindukirira Imana by'ukuri ugatera umugongo mu bigirwamana, bya bindi byose by'umubiri by'iki, gukorera Imana uhihibikana amanywa nijoro, guhora ushyugunga utegereje, agatima kawe karehareha utegereje kubona Kristo agaruka. Ujye kunywa kuvuga uti Mwami tebuka, umushakisha ushyugungwa wifuza kumubona ngo agaruke. Uko kwizera niko kwawe